twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe, tubasuhuza kandi tubifuriza gukomeza kubana natwe aho muri hirya no hino mu mpande enye z'isi zitandukanye, abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, hano imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze kugera no hirya y'isi. Turabasuhuje kandi tubaha ikaze. Ni jyewe rero, ni jyewe Pasiteri Albert ugarutse, nifuza kubana namwe muri aka kanya. Munyemere rero nk'uko bisanzwe, muduhe amatwi yanyu, muduhe umwanya wanyu tuganire, kubera ko uyu ni wo mwanya tubahishuriraho byinshi bitandukanye byari byarahishwe umwana w'umuntu. Mbere y'uko dutangira kuganira na mbere y'uko mbabwira icyo tuganiraho kuri uyu munsi, ndifuza kugira ngo mbanze nganirize abantu bamwe maze iminsi ngenda mbona aho ngenda, uko nitegereza, uko mvugana n'abantu. Muri iki gihe ibintu byose byabaye korona. Umuntu muravugana akavuga ngo ubukene bumeze nabi, amafaranga yarabuze, ibintu bimeze nabi, birakomeye. Yaba ari umuntu usenga, yaba ari umuntu udasenga, bose imvugo ni imwe. Bose imvugo ni imwe. Mu by'ukuri jyewe iyo ndi kumva ibyo bintu birambabaza, ndetse nkaba nifuza kugira ngo mbwire abantu bazi ko basenga, bazi ko bazi Imana, batandukane n'abatayizi. None se ko aho tugera tukavuga ngo uriya ntakijijwe, ngo uriya ngameze gutya na gutya, ariko twagera mu mvugo, twagera mu kuganya, twagera mu byo tuvuga bitandukanye, ntidutandukane nabo. Ubwo se tubarusha iki? Wambwira ko wowe ubarusha iki? Niba kuganya ari kumwe, imibabaro n'agahinda ari imwe, wowe muntu w'Imana, abo bantu ubarusha iki? Reka rero tubireke. Niba uri umuntu w'Imana, Imana ifite byose, ishoboye byose, ayo maganya ntayiki? Cyangwa se twemeranye yuko Imana dusenga hari ibyo ishoboye n'ibyo idashoboye? Nshuti rero muvandimwe, wowe wifuza gufatanya natwe, tuve mu maganya, tuve mu kurangara, ahubwo buri muntu wese ahaguruke ashakishe icyamuteza imbere, icyateza imbere abandi. Nibura ejo cyangwa ejo bundi habe hari umuntu uzavuga ati kuba ameze gutya, kuba mbayeho neza, nuko mbikesha runaka n'Imana ye. Tuba ryo duharanira rero, tuve mu maganya. Ibi byose bibaho kuri iyi si ni ibishaka kumenya niba koko turi abantu b'Imana cyangwa tutari bo. Icyorezo cyarateye, korona iraza, cyangwa se COVID-19, ndahamya ntashidikanya kuba itarakugezeho, nuko ntacyo watanze. Niba abenshi bakuzengurutse barapfuye, wowe ukaba ukiriho, ni ukubera ya Mana yacu, cyangwa se nuko hari icyo Imana igutegerejeho mu minsi iri imbere. Tuve mu maganya rero, duhaguruke dukore, duhaguruke dutekereze, nibwo tuzaba turimo kuva mu cyorezo burundu, nibwo tuzaba turimo kwitegura kuba nta kindi cyorezo kizatugeraho cyugariza isi nk'iki cyatugezeho. Kubera ko buri ibintu byose uzahura nabyo hano kuri iyi si bibereyeho kutwigisha. Niba rero udakuyemo isomo, ugahura mu maganya no mu miborogo, nuko utari umuntu w'Imana, nuko utazi Imana. Iyaba twari tuzi Imana, nitwe twakabaye muri ibi bihe dufasha cyangwa dutunze abatayizi. Ariko natwe hagati yacu ntabwo dufatanya, ntabwo twumva ko dukwiye kuba umwe kugira ngo tubashe gutera imbere. Nubwo hari ibyo nenga rero, hari n'ibyo nshima. Ndashimira abantu benshi bakomeje kutuvugisha batwereka ko bashaka kwiga no gukurikira ijambo ry'Imana. Nanjye niteguye kubafasha, kuko itegeko rya nyuma Yesu yatanze hano ku isi, yaravuze ngo mugende mugire abantu bo mu mahanga yose abigishwa,
mubabatiza mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi nzaba ndi hamwe namwe kugeza imperuka. Ahantu Yesu ari ni naho Imana iba, ni naho Umwuka w'Imana uri. Ngo rero Yesu ari aho bari kwiga, n'Imana niho iri, n'Umwuka wayo niho uri. Ntihazagire umuntu ukubeshya ngo ari hamwe n'Imana, yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, afite Umwuka w'Imana atarigishijwe. Ni nayo mpamvu usanga Imana yarifuje ko tuyimenya binyuze mu nyandiko, igashyiraho igitabo kimwe rukumbi kigamije kutumenyesha ibyayo. Turatangiye rero, tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo ubuhanuzi n'abahanuzi. Ubuhanuzi n'abahanuzi. Birababaje ndetse biratangaje kuba hari umuntu abantu bagisanga bakamubwira ngo Imana yavuze ngo. Igihe abantu bagusanga bakakubwira ibyo Imana yavuze, nuko wowe ushobora kuba hari icyo ubuze, cyangwa se ufite icyasha mu maso y'Imana ku buryo yo idashobora kugusanga, cyangwa se ukaba uri ahantu utisanzuye, udafite uburenganzira, cyangwa se aho Imana idashobora kugera. Icyo gihe nibwo yagutumaho umuntu. Niba rero aho uri udafunze, wisanzuye, ufite uburenganzira n'ubushobozi bwawe, ese Imana iragutumaho undi muntu kubera iki? Biranashoboka ko yagutumaho umuntu, ariko ubu ngubu kuri uyu munsi tuvugana, numara kumenya no gusobanukirwa, ukamenya imvugo y'Imana, ukamenya ishaka nuko ikorwa, wowe ubwawe ni w'Imana izagisanga. Wowe urimo guhanura ubwira abantu ngo Imana yavuze ngo, nawe bari gusanga bakubwira ngo Imana yavuze ngo, mwembi mwisuzume, muzasanga hari ikintu mubuze, aricyo gihe nifuzaga kugira ngo mumenye guhera uyu munsi. Kandi nzi ko muzashimira nimumara kubimenya no kubisobanukirwa. Nutagira icyo usobanukirwa, ujye muri comments cyangwa se komanteri ubyandike, tuzafatanya tugisobanure, cyangwa se utwandikire kuri nimero no ku zindi mbuga nkoranyambaga turiho, nk'uko turi buze kuzitanga no gutanga nimero dusoza ikiganiro. Ndakomeje rero, Pasiteri Albert muri hamwe. Ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni ubutumwa Imana itanga igamije kugira ngo umuntu amenye icyo Imana imushakaho, namara kukimenya akagitunganya, Imana ijya imusanga ku giti cye bivuganire. Kwanga ubuhanuzi rero ni ubutumwa bavuye ku Mana, bukazanwa n'umuntu mugenzi wawe, Imana igamije kukwereka icyo ukwiye gutunganya n'uko ukwiye kubana nayo. Hanyuma iyo wemeye ugakora ibyo utumweho, ukamera uko Imana ishaka, ukagenda nk'uko Imana ishaka, icyo gihe nta wundi Imana yongera kunyuraho, ahubwo izi gusanga ku giti cyawe kugira ngo mwivuganire. Iyo dusomye muri Bibiliya mu Gutegeka kwa kabiri, igice cya 18 duhere ku murongo wa 18 kugeza kuri 20, niho batubwira uko Imana ibivuga. Iragira iti, Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 murongo wa 18 kugeza ku 20, avuga ati, nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye, uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa.
ntibigutangaze rero yuko uyu munsi abantu bashobora kuba barimo guhanura ari abapfu mu maso y'Imana, nawe bakagusanga bakavuga ngo Imana iravuze ngo, rimwe na rimwe kubera kudasobanukirwa nawe ukemera, cyangwa se ugashaka gusesengura no gukurikira ibyo bari kukubwira kuko utazi icyo bakabaye bakubwira nuko bakabaye bakivuga. Uyu munsi rero tusobanukiwe umuhanuzi uwo ari we, ni wa muntu ukuzanira ubutumwa buvuye ku Mana. Ubwo butumwa bukaba bugamije kugira ngo bukwereke icyo ukwiye gukora kugira ngo Imana ikwegere igusange ku giti cyawe. Uwo ni we muhanuzi w'ukuri. Umuhanuzi rero ni umuntu Imana itoranya ikamuha ubutumwa bwayo, azanira umuntu akabumuzanira. Uwo muntu agomba kuba ari mugenzi we, bavuga ururimi rumwe, bumvikana. Iyo uwo muhanuzi yamaze gutanga ubutumwa bwe burangiye, umurimo we uba urangiye aho ngaho. Bishatse kuvuga ngo nta muhanuzi uba umuhanuzi iteka n'iteka kugeza apfuye. Abafite ubutumwa runaka akabukuzanira, bwarangira mugatandukana, nawe umurimo we akaba awusoje. Aba bahanuzi rero bahoraho iteka babigize umwuga, abo bahanuzi bazatubwire Imana yabatumye iyo ari yo. Cyangwa se umuhanuzi winjira mu mwuka ari uko yagiye mu cyumba cy'amasengesho, cyangwa se ari uko ageze aho abantu bari, uwo nguwo azatubwire Imana yamutumye, tumenye iyo ari yo. Ubutumwa bw'Imana rero uko buba bumeze. Ubutumwa bw'Imana icya mbere butangwa mu buryo bw'umwuka, bugaherezwa wa muntu witwa umuhanuzi. Umuhanuzi rero icyo akora ni ukuzana ubutumwa. Ubwo butumwa nawe ntabwo aba abuzi cyangwa ngo abusobanukirwe, ahubwo umurimo uba ari ukuvuga. Umurimo uba ari ukuza akavuga gusa, ntabwo aba azi icyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo umuhanuzi rero araza akakubwira mu mvugo wowe ushobora kumva, ariko ubutumwa buba buri mu mwuka. Bishatse kuvuga yuko umuhanuzi igihe atanze ubutumwa hagombye kuboneka undi muntu uzi imvugo y'umwuka akaza akabusobanura, cyangwa se wowe bazanira ubutumwa ukabusobanukiwe imvugo y'Imana ariyo mvugo y'umwuka. Mu gihe rero utayisobanukiwe, byari bikwiye gufata ubutumwa ukabwandika, ugategereza ko hazaza uwugusobanurira. Nguko rero uko ubutumwa bw'Imana bumeze. Nguko uko ubutumwa bw'Imana bumeze. Niyo mpamvu dusomye mu gitabo cya Hoseya igice cya 12 ku murongo wa 11, baratubwira ngo, navuganye n'abahanuzi ngwiza ibyerekanwa, mbwirira abantu mu kanwa k'abahanuzi, mbaciramo imigani. Kwanga Imana yavuganye n'abantu mu kanwa k'abahanuzi, ariko ica imigani. Ni nako rero byagenze kuri Yesu. Yesu nawe amaze kuza kuri iyi si ari mu ruhame, yavuganaga n'abantu mu migani, hanyuma akaza gusobanurira abigishwa be biherereye. Turabibona muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 33 n'uwa 34. Haragira hati, akomeza kubigishiriza ijambo ry'Imana mu migani myinshi nk'iyo mu buryo bashobora kumva,
ntiyavuganaga nabo atabaciriye umugani, ariko agasobanurira abigishwa be bose biherereye. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe cyo gutanga ubutumwa bugatangwa mu migani cyangwa mu mvugo izimije, hanyuma hakabaho gusobanura kuri wa muntu wifuza gusobanukirwa ubutumwa yahawe. Icyo tubwiye kumenya rero kuri ubu butumwa Imana itanga ni uko tumenya yuko Imana ni umwuka, n'ibyo ivuga nabyo biri mu mwuka. Icyo ushaka rero nk'umuntu ni ukugira ngo ubashe kumenya ubutumwa bw'Imana, ukabana n'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo rero Imana itanga ubutumwa, ikabutanga ku muntu uwo ari we wese ishaka, hanyuma ikavuga mu mvugo yayo y'umwuka. Cyane cyane ko iyo dusomye mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 16 ku murongo wa 7, batubwira ngo Imana ntabwo ireba nk'abantu, kuko abantu bareba ibigaragara inyuma, ariko Imana yireba mu mitima. Bikagaruka twasoma mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya 4 ku murongo wa 16, bakatubwira ngo umuntu umwe agizwe n'abantu babiri. Bishatse kuvuga rero ko umuntu nawe iby'Imana imubwira ibiri gushaka kuvugana na wa muntu w'imbere, wa muntu wa kabiri, wa muntu w'umwuka. Kuvuga ngo rero wa muntu ugizwe n'abantu babiri, umuntu w'umubiri n'uw'umwuka, Imana ivugana n'umuntu wo mwuka. Umuntu w'umwuka rero nawe agira imvugo ye. Uko tugenda tuganira turagenda tubona impamvu Imana yabihisemo uburyo. Ikindi dukwiye kumenya kugira ngo tuze gusobanukirwa ubuhanuzi n'abahanuzi, ni uko iyi si yacu tubona, iyi si dutuye, hariho n'indi si yitwa isi y'umwuka, bisa nk'aho bifatanye. Isi y'umwuka iriho ibitaboneshwa amaso, hanyuma isi y'umubiri iriho ibingibi tubonesha amaso. Ari naho dusoma mu Bakolosayi ba kabiri igice cya 2 ku murongo wa 16, bakatubwira ngo ibiboneka ni igicucu cy'ibitaboneka. Umuntu rero akuzanira message y'igicucu, reka mumbabare mbivuge gutyo, y'ibiboneka, kumbe yo hahishemo ibitaboneka, kuko ibyo bitaboneshwa amaso nibyo biri mu bubasha bw'Imana, kuko nayo ituye ahataboneka. Wowe rero niba wakuzaniye ubutumwa, ukwiye kujya ubwumvira imbere mu bitagaragara. Nk'uko tubona ku isi hano hariho ibihugu, hariho ubuyobozi, hariho inzego z'ubuyobozi, ndetse no mu isi itagaragara ariyo twita ijuru, ni nako bimeze. Niba igihugu gifite umuyobozi, hakazaho inzego, intara, uturere n'ibindi, no mu ijuru nuko bimeze, no muri iyo si itagaragara cyangwa isi y'umwuka niko bimeze. Itandukaniro nuko isi yacu y'umwuka ifite indimi zitandukanye, ariko iravuga iyi si yacu y'ibigaragara ifite indimi zitandukanye, nk'uko tubibona mu Itangiriro igice cya 11 ku murongo wa 1 kugera ku wa 9. Kera isi yari ifite ururimi rumwe, ariko igihe cyaje kugera kuko abantu bishyize hamwe bashaka gukora ubushakashatsi bwabo ngo bagere ku Mana batanyuze mu buryo Imana yateganyije, Imana irazira batandukanye. Abavuga ururimi rumwe bagakora igihugu kimwe, barahiza bakaba nabo biremamo ubushuti, bakishakira amaboko n'imibereho yabo, Imana irabareka. Ariko mu isi y'umwuka bavuga ururimi rumwe. Iyo usobanukiye urwo rurimi, nibwo uba muri iyo si y'umwuka, uri mu ruhande rw'iburyo. Iyo udasobanukiwe urwo rurimi, uba uri mu ruhande rw'ibumoso. Kugira ngo abantu babashe turaza kubivuga neza kugira ngo bisobanuke, hari abari ibumoso n'abari iburyo. Mu buryo bwo mu mwuka abantu bagabanyijemo ibice bibiri.
ari nako na hano ku isi bimeze. Abantu bagabanyijemo ibice bibiri ariko ntibabimenye, bitewe kubera yuko ibyo mu mwuka nibyo bitegeka iby'inyuma. Niyo mpamvu iyo tuvuze Imana nayo ni umwuka, ariko ikaba ariyo muyobozi w'indi myuka yose ndetse n'ibigaragara. Ni ukuvuga ngo Imana yo ifite ubushobozi bwo gutegeka ibiboneka n'ibitaboneka. Ni nayo mpamvu nawe muntu, iyo umaze kuba umuntu w'Imana, uba ufite ubushobozi bwo gutegeka ibiboneka n'ibitaboneka. Icyicaro cy'Imana rero kibaho mu mwuka muri ibyo bintu bitagaragara, ariko ikaba ifite ubushobozi bwo gutegeka byombi. Hanyuma iyo turebye umuntu rero tubona ko umuntu afite igice cy'umubiri akagira n'igice cy'umwuka. Niyo mpamvu usanga umuntu ari nawe uvuga Imana hano ku isi, kubera icyo gice cy'umwuka gikorerwamo n'umwuka, gikorerwamo n'Imana, yiba mu mwuka. Niyo mpamvu Imana yifuza gukorana n'umuntu cyangwa kubana n'umuntu cyangwa kuvugana n'umuntu. Hanyuma noneho cya gice cy'umwuka mu muntu nicyo cyitwa ubwenge. Imana iraza ikaba ubwenge muri wa muntu. Niyo mpamvu uzasanga umuntu ayoborwa n'ubwenge. Ntuzabona umuntu afite ubwenge butameze neza, uwo muntu ntashobora no kugira Imana. Birasaba rero ko buri muntu wese amenya yuko ubwenge bwe, nusoma muri Baroma igice cya 16 ku murongo wa 7 bazakubwira ngo Imana niyo ifite ubwenge yonyine, kandi ubwenge buba mu muntu. Ngo rero Imana yifuza guturaho mu bwenge bwawe. Uzasanga umuntu yarize, yaraminuje, ndetse bamuvuga ko ari umuhanga yavumbuye, ariko natagira ubwo bwenge bwitwa Imana, nagera imbere y'ufite ubwo bwenge azabona ari ubusa. Niyo mpamvu rero niba dushaka kumenya Imana, niba tuvuga Imana, dushake ubwo bwenge bwitwa Imana. Ni nabwo twigisha abantu ubwenge bwitwa Imana. Icyo gihe nibwo ufite Imana, nibwo ubaye umwana w'Imana, nibwo nabwo ubuvutse mu buryo bwo mu mwuka. Icyo gihe ukaba uri hano mu mubiri ariko uri no mu mwuka. Icyo gihe uba ushaka, uba ureba ibintu, ibigaragara n'ibitagaragara. Niyo mpamvu kuri wowe ufite ubwo bwenge bwitwa Imana nta kikugeraho nk'imvura. Byaba ari byo mu mwuka ubibona n'ibyo mu mubiri ubibona, kandi usobanukiwe n'izo mvugo zombi. Ntabwo waba uri mu mubiri ngo uvuge Ikinyarwanda, nugera mu mwuka ukomeze kuvuga Ikinyarwanda. Ubwo rero mpaye umwanya babandi bivugisha ngo sharatarara ngo mondo yasika. Apana, ntabwo ari ibyo ngibyo. Imvugo yo mu mwuka itandukanye n'ibyo bintu umuntu avuga. Ushobora gusanga mu mwuka inzu ivuga ikindi kintu, ariko nayo uyibona nk'inzu. Ni ukuvuga ngo ni ibingibi byo tubonesha amaso, nabyo biriyo mu mwuka cyangwa mu ijuru, ariko bifite andi mazina. Ngiyo imvugo yo mu mwuka. Niba hano uri kubona igiti, ubona imodoka, ubona inzu, ubona abantu, mu mwuka bifite andi mazina. Ngiyo imvugo y'umwuka cyangwa yo mu ijuru, ari nayo tugomba kwiga. Igihe rero uhuye n'ubuhanuzi, umuntu akakubwira, niba mushaka kubyumva neza, uzafata urugero igihe urimo kurota. Ushobora kuba uryamye, wajya kureba ukabona uri mu modoka igakora agisida. Wowe ntiwigeze uva aho uri, urasinziriye. Uri mu modoka iragiye ikoza agisida, abantu babajyanye kwa muganga, ukabona nawe koko wakomeretse mu nzozi. Utigeze uva aho uri. Ejo wazinduka mu gitondo rero wari ufite urugendo, ukanga gufata urugendo ngo wabirose. Ntaho bihuriye. Niba bidusomye mu gitabo cyo kubara igice cya 12 ku murongo wa 6, Imana yabwiye Mose
na Miriyamu na Aroni, bavuga ngo niba muri mwari umuhanuzi uzaba urimo mu nzozi niho nzavuganira nawe, mwiyerekwa niho nzamwigaragariza. Kuko ngo umuntu rero uzi imvugo y'Imana, umuntu ufite ubwenge bw'Imana, aho yicaye aba ari kureba ibigaragara n'ibitagaragara, kandi byose akamenya ibyo bishatse kuvuga. Ugasanga ibitagaragara biri kumwereka ibigaragara, ibigaragara nabyo biri kumwereka ibitagaragara. Ushobora kuzinduka mu gitondo uvuye mu nzu, wasohoka hanze ugasanga imbeba ku muryango ikakwima inzira yo kugenda, cyangwa ukagera buryo ugasanga mu nzu ubana n'imbeba nyinshi, ubana n'imbaragasa nyinshi. Wowe ntuzabifate nk'ibiryanye cyangwa ibindi bintu biri kuza kukwangiriza, biri kukubwira ibindi bidasobanutse kandi ko biri muri wowe. Niba ubonye inzoka igenda hano imbere yawe, tekereza inzoka ikurimo, kubera ko bari kubwira wa muntu w'imbere. Ubonye inzoka nk'umuntu w'inyuma, hanyuma ku muntu w'imbere we n'icyo abonye, ko nawe kandi agomba kureba akoresheje amaso yawe, mu gihe utaragira andi maso yo bita y'umwuka, kubera ko Imana igira amaso 7 yirebesha hano muri iyi si, nawe ayo maso ugomba kuyagira, nk'uko tubibona mu Byahishuwe mu gice cya mbere. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu iyo tugeze ku cyitwa Satani, Satani nayo ni umwuka, ariko icyitwa Satani ni igikorwa kibi, cyangwa se ni ibibi, cyangwa se ni ibyaha. Twibuke ko umuyobozi wo mu ijuru uyobora byose ni Imana. Bishatse kuvuga ko na Satani nawe ni umuyobozi wungirije Imana ushinzwe ibibi. Hari abantu bamwe nigeze nabonye bafite ukuntu Imana ifite ukuntu tugaragariza ibintu byinshi. Uzasanga hariho umuyobozi, hariho umwungirije ngo ushinzwe abakozi, hakabaho n'umwungirije ushinzwe operasiyo. Bari abantu nabashima cyane bakoze iyo structure cyangwa structure niyo yo mu ijuru. Hari umuyobozi mu ijuru mukuru ariwe Mana, hakaba umwungirije ushinzwe operasiyo ariwe Satani, hakaba n'umwungirije ushinzwe abakozi ariwe Yesu. Mbifate muri urwo rugero kugira ngo nyumve. Hari abantu rero bajya basenga bakavuga ngo ndakandagira Satani mu izina rya Yesu. Urakandagira umuyobozi wungirije Imana wowe ngo mu izina rya Yesu, ubihereye kuki? Ari ikintu yakoze Satani inama na bosi we. Nuko udasobanukirwa, tuve mu bujiji. Ibyo no gusobanukirwa, gusanga umuntu arasenga ngo turamagana turakandagira ngo Satani mu izina rya Yesu. Wowe nkande Satani na Yesu ni abayobozi babiri bari kuri level imwe. Iyo bakoze inama wowe ntubuhari, none wowe ngo urimo gukandagira umwe muri bo. Ubwo urumva wowe udakina cyangwa urimo gukina gusa. Niyo mpamvu turebye Yesu nawe ni umwuka, ariko mu buryo bw'umwuka Yesu ni icyiza cyangwa si byiza. Niyo mpamvu kugira ngo ukore ubeho ugerwaho n'ibyiza gusa, nuko ugomba kuba uyobowe na Yesu. Mu gihe rero wanyuranyije n'ibyiza, uba wagiye mu ruhande rwa Satani. Ariko Yesu na Satani bombi bari kuri level imwe, bayobowe n'Imana, nk'uko Imana iyobora ibyiza n'ibibi, ikayobora ibiboneka n'ibitaboneka. Tuve mu bujiji rero, niba dushaka kugerwaho n'ibyiza tujye mu ruhande rwa Yesu, bizatugeraho ari byiza gusa, natwe dukora ibyiza gusa. Niba dushaka kujya mu ruhande rwa Satani, tuzagerwaho n'ibibi, natwe tubaho dukora ibibi gusa. Niyo mpamvu uzumva abantu hari ikintu bakunze kurwanira bavuga ngo runaka ngajya ikuzimu. Ikuzimu ni mu ruhande rw'ibumoso, ni mu ruhande rwa Satani. Nk'uko wagerwaho n'ibyiza, nanone uba wibereye mu bibi, ariko nanone ari byo bikubeshejeho kandi ufite ukuntu bikora. Umuntu ashobora kugira gutya. Abantu benshi bajya mu isoko kugura amamesa, abari abenshi baba bagura amabyi, ariko wowe wayareba ukabona ni amamesa. Abantu baragenda bakajya mu isoko bakagura amafi. Ibyinshi ni inzoka abantu barya batabizi.
kuko bano bavuga ngo tekinoloji, ariko Satani irahari no kwa Yesu irahari. Hari tekinoloji y'ibyiza, hakaba na tekinoloji y'ibibi, ariko wowe utabisobanukiwe ntiwabimenya. Kandi byose ni ibyo mu mwuka. Tekinoloji mvuze hari abayikora mu buryo bwo mu mubiri, ibyo ni ibindi. Ngende kuvuga ibyo mu mwuka, ibyo nahamagariwe kubabwira. Kandi ibyo mu mwuka nibyo bitegeka byose. Niyo mpamvu iyo wamaze kuba ikiremwa cy'umwuka, uri hano kuri iyi si utegeka byose. Aho uri ubutegeka. Niyo mpamvu Yosuwa yawubwiye ngo aho muzakandagiza ibirenge hose hazaba ari ahanyu. Niyo mpamvu iyo wamaze kuba ikiremwa cy'umwuka, abantu abo mu mubiri baragutinya, nta nubwo bifuza kubana nawe, ntibifuza gukorana nawe. Niwe ugerageza guca bugufi gusa kugira ngo ugerageze kugendana nabo, naho ubundi ntabwo bishoboka, kubera ko uri gukontorora ibiboneka n'ibitaboneka. Abantu benshi tuziranye barabizi, bagiye babibona. Umuntu agahora ashakisha ko wamuva iruhande, kuko ari hamwe nawe abura amahoro. Dukomeze. Rwango rero Yesu na Satani ni ibyegera by'Imana. Bishatse kuvuga ko twebwe abantu nitwe dukwiye kwihitiramo uruhande twajyamo bitewe n'icyo twifuza ko tugerwaho nacyo, cyangwa bitewe n'agaciro twebwe twifuza kugira. Wowe ugahitamo hagati y'Imana no hagati ya Satani. Iyo ushatse kubivanga, nawe bikwivangiraho, ukazikanga ntacyo wakigezaho. Niyo mpamvu ubona hano kuri isi abantu benshi babayeho nabi kubera kuvanga. Erura ujye ku ruhande rumwe. Njya nkunze kubwira abantu ngo niba udafite Imana, ugomba ashaka kuvuga Yesu, washatse umupfumu, ubwo ni Satani nkubwiye. Niba utari ku ruhande rumwe, jya ahandi. Niyo mpamvu uzajya kubona ukuntu umuntu kubera kuvanga, uyu munsi wamubonaga ari igitangaza, ejo ubuzima bwe bukarangira nabi. Nuko niko bimeze. Ejo ukumva umuntu ngo ni umuyobozi ngo afite itorero rirakora rikajya hejuru, ejo ugasanga ryamanutse. Nuko niko bimeze. Niba byaterwa no kutabimenya, uyu munsi mubimenye. Haba rero noneho ibindi biremwa by'umwuka bita abamarayika. Hari abeza naho akabaho n'ababi. Aho niho usanga abantu bavuga ngo iriya ni imyuka mibi. Bariya bose ni abamarayika. Igihe ari gukora mu byiza ni marayika w'ibyiza uri mu ruhande rwa Yesu. Igihe ari gukora ibibi ni marayika w'ibibi, ni imyuka mibi. Niyo mpamvu nawe ari mu ruhande rwa Satani. Niyo mpamvu uzasanga hano kuri iyi si hari abantu babiri. Hari abakristo n'abadayimoni. N'abantu babiri batandukanye. Numva umuntu yitanga ni umukristo, ujye ucunga ibikorwa bye. Bizahita bikwereka niba atari umukristo ahubwo ari umudayimoni. Kwa ngo rero hano ku isi nanone harimo abantu, hari abantu b'abamarayika, abantu b'umwuka mu byiza, abo nibo bitwa abakristo, n'abamarayika, abantu b'umwuka mu bibi, abo nibo bitwa abadayimoni. Niba utari ubizi ubimenye. Aho rero mu badayimoni niho harimo babahanuzi bihangwamo n'imyuka y'ubupfumu cyangwa se imyuka mibi. Reka dusome mu gitabo cya Yeremiya mu gice cya 14. Yeremiya mu gice cya 14 ku murongo wa 14 niho babitubwira neza. Nibaza kuguhanurira ujye umenya ibyo bari kukubwira uko bimeze. Umurongo wa 14 Yeremiya ashinja abahanuzi b'ibinyoma ibyaha. Maze Uwiteka arambwira ati, abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye, si jye wabatumye kandi sinabategetse, haba no kuvugana nabo. Bahanura iyerekwa ry'ibinyoma. Icyo nicyo cya mbere, ni iyerekwa ry'ibinyoma. Rwango ni ibintu aba yabonye, ariko koko bikaba ikinyoma. Kubera iki? Kubera yuko bitagamije gufasha umuntu kugira ngo azagere ku rugero yivuganira n'Imana ku giti cye. Ibyo bihita bihinduka ikinyoma. N'iby'ubupfumu, bariya abantu benshi ni abapfumu.
iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfumu n'ibitagira umumaro. Muraza kuvuga ngo bonye ugiye kugura imodoka, Imana igukureho kanseri, Imana igize gute? Ibyo ni ubupfumu, ni ibinyoma, nta nicyo bimaze. Muri se nibe nkureho kanseri kutari yarigeze mbwira impamvu yayinteje, n'uburiganya bwo mu mitima yabo. Aha rero ku kintu cyitwa uburiganya, nshuti yanjye, nibyo nshaka ko mumenya bihagije. Umusore aricara mu rusengero akabona umwana w'umukobwa akamukunda, akabona ntaho azamuhera ngo amuterete amwemeze, bagira n'umushinga wo kubana, akabinyuza kwa pasiteri akifashisha umuhanuzi w'itorero, barangiza bazagera mu cyumba bakinjira muri bya bintu by'agafe byabo, barangiza bagahanurira umwana w'umukobwa ko umugabo Imana yamugenera wa musore. Tekereza nawe urwo rugo uko ruzaba rumeze rw'abantu babanishijwe n'ubuhanuzi, nguko uko amadivorce. Ariko abandi barareba umugore bakabona umugabo we ngo yaze gukizwa, barangiza bakamuhanurira yuko n'ubundi atari w'Imana yari yaramugeneye, erega akabataye urugo aragiye. Ni ibintu byinshi ku buryo byageze no muri domene zose, byaba ari politike n'ahandi birahari. Abantu baricara bagakora inama yo gukora igikorwa runaka, barangiza bagakuramo umuntu akaza yigize umuhanuzi, bakaza kubihanurira umuntu, kumva aribo bari kubipanga kubikora. Reka mbaho urwenya gato, nigeze kujya ahantu kujya ku muntu kumusura ngo ni umuhanuzi, ageze arambwira ati Imana igeretse yuko ugiye kubona amafaranga menshi. Ndamubwira nti urakoze cyane, ni byiza, nanjye ndishimye, ariko niba uvugana n'Imana ikabikweretse ko ngiye kubona amafaranga, ndava hano nyajyanye. Kubera iki? Kubera yuko niba ari wowe uvugana nayo njye ntavugana nayo, nigenda nayajyanye ntabwo nzongera kubona uko navugana nayo. Yibwire yaguhereze mve hano nyajyanye. Umuntu yaratitiye agira ubwoba, ndabona ndava hano nyajyanye, niwanga simva hano, ibyo mwigize jye simbizi. Yaratitiye mukanya agenda nk'ugiye kuri toilette, ntiyagaruka, narinze ntaha ntongeye kumubona. No kuba bahanurira nimwe mu biteza, none bageze aho bakadukira n'umukuru w'igihugu ngo bagiye kumubwira ikizi. Twamutoye tutazi yuko yashobora kuyobora. Igihe se azaba atabishoboye bwo ntabwo birangirira mu matora no mu zindi nzira byanyuzemo, urarinda ujye kuvuga, uravuga iki? Ubuhanuzi rero nawusobanuye, ndakomeza nabusobanure. Abenshi rero usanga binjiwemo n'iyo myuka, niyo mpamvu uzasanga hano kuri iyi si abamarayika bafite ubushobozi bwo kuba bajya mu ijuru, ngo ni muri ya si itagaragara, bakaba no mu isi igaragara. Iyo abamarayika bari hano ku isi bagaragara nk'abantu, cyangwa se bakihanga mu muntu runaka, bakamukoresha mu kuvuga no mu bikorwa. Niyo mpamvu uzabona umuntu iyo afite, ujya kubona ukabona ngo uriya muntu ni umusazi. Icyatumye aba umusazi ni iki? Ni wa mwuka w'ibisazi wamwinjiyemo. Niyo mpamvu buri kintu cyose hano kuri iyi si gifite umwuka ugikoresha. Kugeza no mu kwiga uzasanga umuntu azi biology, undi yaramunaniye, undi ashoboye imibare. Ni umwuka w'imibare, ni umwuka w'iyo biology. Ni ikintu cyose hano kuri iyi si gifite mu mwuka ikintu kigitera cyangwa gituma kibaho. Ni ukuvuga ngo rero wa muhanuzi yaje guhanura, tuvuge niba yihanzwemo n'umwuka wa Yesu, azatanga ubutumwa nk'ubwo Yesu yatangaga hano ku isi, agakora imirimo nk'iyo yakoraga, akayobora abantu kugeza igihe bazatandukana nabo bamaze guhabwa umwuka w'Imana, nk'uko byagenze ku gihe cya Yesu. Abo bamarayika rero cyangwa se imyuka, byumvikane ko harimo abeza n'ababi. Abeza bakoreshwa mu bibi, n'abeza bagakoresha mu byiza. Mfite n'abantu b'inshuti zanjye, bagenzi banjye, b'abavandimwe banjye, bagiye bishinga umuntu ngo nubwo bazi ko yari umukristo, ni umukristo, ariko uyu munsi niyinjizwamo n'umwuka mubi wa dayimoni, azakuyobya.
kubera yuko ari umwuka mwiza cyangwa mubi. Umukristo biroroshye ko yaba n'umudayimoni bitewe n'igikorwa agiye gukora. Ntawe nshinje, nta n'uwo ntutse, nahaweho gushishoza ukareba mu ruhande urimo. Were kureba ku muntu, ntabwo uzi umwuka wamwihanzemo. Wowe banza ukorere kubanza ugire nawe amaso, ugire ubushobozi bwo kwivuganira n'Imana wowe wenyine. Nurangiza uyibaze uyu muntu ko ubutumwa afite n'ubwawe cyangwa n'ubwa Satani, kubera ko Satani ari we uri mu ruhande rw'ibumoso, Imana Yesu akaba mu buryo. Ubutumwa rero butugera hano ku isi buri mu bice bibiri, ari nako natwe tugabanyije mu bice bibiri. Mushishoze bavandimwe, niba utarahumuka mugira amaso, were kwiruka inyuma y'umuntu. Ntabwo uzi umwuka uri kumukoreramo ari uwuhe. Uko wari umuzi uyu munsi, ejo ashobora guhinduka, kandi nahinduka wowe ntibazaguteguza, ahubwo uzasanga ari uburyo cyangwa ari strategy yo kugira ngo bakwigarurire. Ntuzigere uva muri negatifu ngo nawe ujye muri positifu. Utari iburyo ari ibumoso, wowe komeza inzira watangiye, wicika intege. Nzi ko wahisemo neza, ibindi uzabimenya umaze guhumuka. Nukuvuga ngo rero abo bamarayika twebwe tubabwirwa n'ibikorwa inyuma bigaragara. Nguko uko n'ubutumwa bwanditse mu gitabo cya Bibiliya bwabonetse. Nguko uko Bibiliya yabonetse. Imana yohereza umuhanuzi akavuga, abantu bakandika, igitabo kikajya hariya. Ibyo byanditse mu gitabo cya Bibiliya cyangwa byanditse mu nyandiko, nta muntu n'umwe uzi kubisobanura uretse Yesu wenyine. Yesu rero n'uyu munsi niwe wikorera umurimo. Uwo mwuka witwa Yesu ushobora kuza ukihanga mu muntu witwa Albert, akigisha bya bindi nk'uko Yesu yabyigishaga, abantu bagakira ibibi, bagakira ibyaha, abantu bagatandukana n'ibibi, bakava ibumoso bakaza iburyo. Wa muntu akabarangije umurimo we kugeza igihe Imana izitoranyiriza undi uza gukora uwo murimo. Nguko uko akazi kameze. Nshuti bavandimwe, duhumuke tureke kurangara. Igitabo cya Bibiliya rero cyanditsemo ibibi n'ibyiza umuntu akora. Ubuhanuzi rero buriho muri iki gihe, nubwo Yesu yazanye hano kuri iyi si, nubwo kuza kugusobanurira inyandiko za Bibiliya, ukimenyaho ibibi, ukimenyaho n'ibyiza, ukagendera mu byiza, ukajya mu ruhande rwa Yesu, ukagendera mu bibi byeruye, ukajya mu ruhande rwa Satani. Ngiyi imigabane ibiri y'abantu bari hano kuri iyi si. Utari hamwe ari ahandi. Twebwe twigisha turabizi. Niyo urimo kwigisha, urwana intambara z'abaza ngo barimo kwiga, kandi nabo bari mu ruhande rwo kudahinduka, bari mu ruhande rwa Satani. Ariko akaza agamije kugira ngo ajya kurura abantu umwe umwe, cyangwa ayobya, kugira ngo ryajwi wumvise, ryajwi ry'umwigisha, ryajwi rya Yesu ryuhagaze imbere, bajye bari deviyo. Wicaremo ariko uzarinde usoza udatunganye. Abo nabo barahari. Niyo mpamvu abana b'Imana barateranye. Yobu igice cya 2 here ku murongo wa 1, na Satani yararimo. Shatse kuvuga rero ahantu hose hateraniye abantu harimo Yesu na Satani. Hari ibyiza n'ibibi, kugeza igihe Yesu azanesha, akemera gupfa, agapfira ibibi, abantu bagasigara bakora ibyiza. Byose biturutse mu gitabo cya Bibiliya. Nuko rero kuri uyu munsi, kuri iyi saha tuvugana, icyo ukwiye kujyana n'iki? Icyo ukwiye kujyana nuko umuhanuzi ni umuntu uri gusobanura inyandiko za Bibiliya mu buryo bwo mu mwuka. Hanyuma abantu bakamenya ibibi n'ibyiza, bagatandukana n'ibibi, bagakora ibyiza. Uwo ni we muhanuzi. Uwo ni uri mu ruhande rwa Yesu rw'iburyo. Nguwo ushobora kunyuraho ukabona ubutunzi bwose bw'Imana.
hanyuma rero abandi bahanuzi bahari nibo babandi bari kuza gusenya umurimo wa Yesu, nibo bari kuza gutanga ubutumwa bunyuranyije n'ibyakagombye kuba bitangwa. Abo rero nabo barahari, ariko Imana siyo yabatumye. Niyo mpamvu iyo dusomye muri Yeremiya mu gice cyaho cya 23 ku murongo wa 16, 23:16 barakubwira ngo uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntimukumvira amagambo abahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Abo ngabo guhera uyu munsi ndabasabye ntimuzongere kumva amagambo yabo niba mushaka gutungana. Niyo mpamvu uyu munsi Imana yarashyizeho inzira ariyo yazanywe na Yesu. Yohana 14:6 aho ngo ni nzira, ukuri n'ubugingo. Emera rero bakuyobore mu nzira. Hari inzira Imana yashyizeho ibinyujije muri Yesu. Yesu niwe nzira yo kugukura ibumoso ikugeza iburyo, ukamenya ukuri, muri uko kuri ugatandukana n'ibitari byo, ukagendera mu by'ukuri, ukabona ubugingo. Ubugingo rero nibwo uba winjijwe hehe? Nibwo uba winjijwe mu mwuka, mu bwami bwo mu ijuru, mu isi itagaragara, ukabaho utegeka isi igaragara n'itagaragara. Nibyo Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 4, nibyo yamubwiraga. Pawulo yandikira Timoteyo wa mbere igice cya 4 ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Iyo bavuga iminsi y'imperuka ni muri iki gihe Yesu yatangiye umurimo, niyo y'imperuka, kuko nyuma ya Yesu nta wundi uzaza. Ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Kuko nabikubwiraga, imyuka iyobya n'imyuka y'abadayimoni, urwo ni urundi ruhande. Bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Nukwanga abo bantu barahari. Niyo nabwiraga inshuti zanjye n'abavandimwe banjye turaziranye, nabo baguye muri uwo mutego. Bitonde, umuntu arabizi, arakuza kugera aho we yageze. Ntabwo ubona ko afite mu mutima we ikiri kubimutera. Ni wowe ukwiye kumenya ubwenge, ukamenya uruhande ugomba kubamo. Hari abantu bandi bakunze kwigisha ngo umuntu ari no kuri iyi si ngo yambaye umubiri ntiyatandukana n'ikibi, ngo ntiyareka icyaha, ngo ntiyabaho akiranuka. Ni nawo murongo ngiye gusorezaho. Turasoma mu Baheburayo igice cyaho cya 8 ku murongo wa 10 kugeza kuri 13. Baravuga ngo, Abaheburayo igice cya 8 ku murongo wa 10 kugeza kuri 13 baratubwira ngo kuko iri sezerano ryo zasezerana n'inzu ya Isiraheli. Iyo bavuze umuyisiraheli ni wowe muntu ushakashaka Imana kuva mu gitondo kugera nimugoroba, wowe usoma Bibiliya, wowe utwara Bibiliya, wowe ukeneye kumenya Bibiliya, ni wowe muyisiraheli. Iyo bavuga umuyisiraheli ntuzatekereze yuko ari bariya bahigiriya bibereye mu ntambara zabo na Palestine. Hanyuma iyo minsi rero ni ya yindi Yesu yisinzira yo kugendana nawe mu nzira. Hanyuma iyo minsi niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nguko umuntu kaba umuntu w'Imana akareka kuba umuntu wa Satani. Ngo babaye umuntu w'Imana niba uri mu ruhande rwa Yesu, ari we mwana w'Imana. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka. Aho rero niho umuntu amenyera Imana. Wa wundi ushaka kazajya kuyobora ibihe byose, ngaho umuneshereza.
kugira ngo wowe ubwawe utangire kwiyobora, ugendere mu by'ukuri, ugendere mu gushaka kw'Imana. Niba hari umuntu ukigukurura ushaka kugira ngo azabe hakuyobora ibihe byose, uzamubaza atari ko iyi nzira dutangiye itangiye ryari, izarangira ryari? Nkunze kubaza abantu ngo uba muri itorero, akarimbwira nkuvuga ngo ryatangiye ryari, rizarangira ryari? Abenshi baransubiza ngo rizarangira ngo Yesu agarutse. Yesu azagaruka ryari kandi ubutumwa bwe yarabusize hano ku isi? Azaba agaruka gukora iki? Cyangwa mu yandi mvugo katigeze agenda? Kubera ko dufata urugero, jewe niba nize nkaba profeseri w'imibare, wa undi mwarimu wanyigisha yarahize agapfa, ya mibare nayo yapfuye, kandi je nsigaye yo kuyigisha. Ntabwo ubona ko ya mibare izakomeza? Ngaho abantu bibeshyera ngo kuko batazi icyo bakwiye gukora. Niyo mpamvu ndi kubibasobanurira, ndi kubibahishurira uyu munsi, ngo kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi. Uworoheje rero ni wa muntu ufashe inzira uyu munsi yo gutangira gukurikira izi nyigisho ndi kumwigisha. Waroroheje ukageza kukomeye uruta abandi. Ukomeye uruta abandi ni gihe urimo kwigisha. Uko urumva ko ntawe uzigera aruta undi. Twese tuzaba tuzi bimwe, duteye kimwe, dukora bimwe, tuba hamwe, twumva kimwe. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Nguko uko umuntu ababarirwa ibyaha, akaba hano kuri iyi si adakora ibyaha byaribagiranye. Kandi uwababariwe ni rimwe rizima. Ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi gishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Ukuvuga ngo isezerano rya kera ryari irya Satani, turivamo tukajya mu isezerano rishya ariyo ry'Imana, hahandi tubaho tugerwaho n'ibyiza gusa, nta bibi, tukazava hano ku isi tujya kubaho mu munezero muri paradizo yo mu bwami bwo mu ijuru. Nguko rero uyu munsi umuhanuzi ntagarabaza kuvuga ngo Imana ikugiriye gutya, igukoreye gutya, ahubwo umuhanuzi umuhanuzi niwe wundi kukuzanira akwereka ngo iki Imana ntigikunda, irashaka iki ngiki, akakwereka byose, ukagendera ku murongo aguhaye kugeza igihe muzagera ku musozo, nawe ukabona ubugingo buhoraho, ukamera nkawe. Niyo mpamvu Yesu yabwiraga abantu muri Matayo 10:24, avuga ngo umugaragu ntaruta shebuja. None uyu munsi ukuyoboye uri kuguhanurira, arakuvana he? Arakuganisha he? Bizagarukira he? Arifuza kuzabaho gute? Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.